ikiganiro rero ni umuhuza business show, mba mfite uruhare mu kubahuza cyangwa se inshingano mfite ni ukubahuza nabo mukeneye ariko mu nzira z'iterambere. Nababwiye ngo dufite ikigo cyitwa Ahupa Digital Services, bashyizeho icyitwa Ahupa Store. Ubwo bivuga ngo ni uburyo cyangwa se ni stock, ni uburyo bwo gukora ubucuruzi, ariko barangije baranavuga bati nyamara tugiye gucuruza hakoreshejwe ikoranabuhanga kandi duhe abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abajene tubaha akazi. Twagiye rero nakire Ahmed Pacific, uyu nguyu akaba ari we muyobozi wa Ahupa Digital Services. Ikaze muri studio. Urakoze cyane. Mumeze neza cyane muri Ahupa? Ngo mumeze neza kuri ubu? Tumeze neza. Iyo tuvuga ubucuruzi rero ntabwo Ahupa yashoboraga kuburamo. Nabonye ibintu bya promotion hariya bya Star Times n'ibindi, mukanya ndaza kubigarukaho, ariko ndashaka kugira ngo menye Ahupa Digital Services ndetse na Ahupa Store, uburyo bwo gukora ubucuruzi kandi muvuga muti turashaka gukorana n'abajene cyangwa se n'urubyiruko muri rusange. Mbere yuko tugera kuri rwa rubyiruko, ndashaka kumenya icyo muri rusange mugiye gukora mwebwe nka Ahupa mu buryo bwo gukora ubucuruzi. Ikintu cya mbere nuko dushaka gufasha abacuruzi. Yego. Mu minsi ishize, mu iyi minsi ya lockdown, abacuruzi benshi bumvise bayivuga dufite stock, twavuze uko tugurisha. Yego. Ntabwo abacuruzi gusa baranguza cyangwa baranguye bafite stock zihari, n'amakoperative cyangwa babandi borora bafite amagi, bafite amatungo, inkoko n'ikeke, babuze uburyo bazigurisha. Yego. Ni solution cyangwa igisubizo cy'abo bantu. Ariko se wa muntu uri Karongi cyangwa uri Rusizi n'uri Nyagatare bafite stock bananiwe kugurisha, bazajya ku muguzi gute? Yego. Nibwo twarebye tuvuga toke abo bantu bose tubashe kubahuza. Ariko nanone dufasha abantu gukorera amafaranga. Yego. Ahupa izakora ku buryo umeze nk'abagenti cyangwa ku buryo umeze nk'abavendors cyangwa abahagarariye. Yego. Kandi nabyo ni ibintu byoroshye. Bande bafite ikibazo cyo kuvuga ati ndatangira gukora gute? Ese ko nta gishoro mfite? Nabyo ni igisubizo mu abo bantu, kubera ko uburyo tuzakoramo nuko kwiyandikisha na amafaranga 10,000 byonyine. Uko ufunguye konte, kwiyandikisha ku mu agent cyangwa se ushaka gucuruza. Yego. Kuvuga ko ni igishoro cy'amafaranga 10,000. Ukabutangiye gucuruza. Ushaka kubikoye, ushaka kuvuga uti amafaranga 10,000 na amafaranga menshi. Yego. Ariko se azagaruka gute? Muri technique badufasha bakatwereka ka kantu ka Star Times ka promotion. Hariho promotion muri Star Times. Iyo ugiye kuri uriya rubuga ahupa.net. Yego. Ni naho Ahupa Store iri online. Yego. Nukuva nkuno munsi dufite iriya produit ya Star Times. Yego. Dufite screen igura ibihumbi 169 yakoze 64. Nukuva ko iyo uyigurishije ubona komisiyo ya 3.5. Nuvuga ko ikintu cyose kiriho kuri iriya platform uzajya ukigurisha uzajya ubona 3.5 komisiyo ya 3.5. Tugaruke nyuma gato. Njyewe ndi Biseruka Abdul Karim. Yes. Ndashaka kwinjira mu mikoranire na Ahupa nk'umuntu w'umu agent cyangwa se uzaba umucuruzi. Yego. Nje ndasabwa kwishyura amafaranga 10,000. 10,000 byonyine. Ubwo nkaba ndiyandikishije. Nimara kwiyandikisha muri Ahupa natanze 10,000 byanjye. Urabona mu byo ndi buze kugurisha ndagurisha izihe produit? Nizi televiziyo ndazigurisha cyangwa ndabigenzana? Cyane. Nukuvuga ko iyo ugiye kuri iriya rubuga rwa ahupa.net. Yego. Urabona ukigeraho uhitubona ahantu handitse subscription registration. Yego. Kwiyandikisha. Vendor subscription. Aho ngo niwe wiyandikishiriza. Iyo umaze kwiyandikisha nukuvuga ko icyo gihe mu masaha 28 Yego. uhitubona code yawe bitangiza amasaha 28. Nukuvuga ko nta muntu numwe yemeye kugwa kuri uriya rubuga adakoresheje code y'umuvenda. Ku rundi ruhande hari ahandi hantu handitse venda ni yayo. Yego. Nukuvuga ko wa mu agent uri hafi yawe iyo code ye uzasanga afite. Yego. Uzareba niba uri Kicukiro, niba uri Gasabo, niba uri Nyagatare, wa mu agent uri hafi yawe. Yego. Ukoresha code ye. Niwe iyo code nigufasha ko wa muntu yaguze ibintu kandi akoresheje code. Yego. None nawe ukuntu ugurisha
ureba kuri iriya website ugafata linki tuvuga ufashe linki iriya televiziyo yego iyo umaze gufata linki iriya televiziyo wowe yiha umuntu ushaka kugura ushobora no kumufasha ku bantu batazi ikoranabuhanga yego ushobora no kumufasha kugura we yishyura akoresheje mobile money ye iyo amaze kujya tuhita tubona uwaguze ninde n'uwamugurishije ninde yego ndabyumva cyane rwose tuvuga urugero niba kuri iriya screen y'ibihumbi 169 iyo ubaze ubwo ni televiziyo ya puse 32 iragura amafaranga ibihumbi 169 iyo ufashe ibihumbi 169 nguriye kuri Ahupa cyane yego ni ukuvuga ko ako kanya tuvuge wiyandikishije uno munsi yego wishyura ibihumbi 10 yego uyisuguisha ubonye umukiriya w'iriya screen yego ako kanya itwara ibihumbi 5915 njyewe natanze ibihumbi 10 mu kwiyandikisha hanyuma nje ngurishije mbona ibihumbi 5 na 915 inshuro imwe hanyuma biriya bihumbi 10 ngomba kubitanga kangahe ni ku kwezi igihe watangiye kwishyura yego iyo urebye ni yandi ya mbere ubundi bizajya bihora byikora yes uramutse ubashije kubona abakiriya mu karere ka cy'abakiriya bagura za screen 10 umva amafaranga ubukoreye cyangwa si ibyo byonyine dufiteho n'ibindi bicuruzwa byagenda biza aho ngaho niho ngiye kujya rero ikiganiro n'umuhuza business show nabahuje na Ahupa Digital Services bafite Ahupa Store bakaba barimo kugurisha kuri internet cyangwa se bagurisha ibicuruzwa bitandukanye hifashishijwe ikoranabuhanga ariko bagakorana n'aba agent batandukanye hirya no hino mu gihugu kwiyandikisha n'ibihumbi 10 ukazajya wishyura ibihumbi 10 ku kwezi ugacuruza hanyuma nawe ukazajya ugenda ubona komisiyo ku byo wacuruje cyane ubwo turaza kureba ukuntu nabo bashobora gukora kugira ngo babone abakiriya benshi hanyuma rero ndashaka kumenya muri Ahupa Store urumva ni stock mufite cyane ni mwebwe mushyira kuri internet mukavuga muti hariho so soft hariho diamond mix hariho shine product hariho star times hariho ibicuruzwa bitandukanye nshaka kumenya noneho uburyo mwebwe mubona ibyo bicuruzwa mubikura he mujya mu Bushinwa Dubai ibicuruzwa mwe mucuruza muri Ahupa bijyaho hariya muri store ya Ahupa bivahe ibyo bicuruzwa ducuruza ikintu cya mbere dushaka guteza imbere ni made in Rwanda ibikorewe mu Rwanda ikindi cya kabiri ibicuruzwa bituruka hanze yego mu Rwanda bidahari kuko ngo tukwana na za kampani nini zibyemporta cyangwa bihagarariye izo nganda nini ubiri duka ryanjye bibirimo byose bishobora kuboneka muri Ahupa Store minsi mikeya turimo kuvugana nabo kandi noneho kuvuga ko wa muntu bicuruza asabwa bya ibihumbi 10 gusa ibihumbi 10 ubundi gishoro asigaye agatangira gukorera inyungu hanyuma turacyari kuri baba nyenganda reka tugabanye cyane cyangwa abantu baranguza cyangwa se ba nyiri ibi bikorwa cyane reka tubyite gutyo ba nyiri ibi bikorwa dufata urugero nabonyeho ibicuruzwa bya Cyane cyangwa se Cyane product zimwe tujya twamamazanga cyangwa se tubabwira buriya kugira ngo zino produit za Cyane zigere muri iri duka reka mbyite gutyo cyangwa se muri iyi store ya Ahupa biba byagenze biti ibicuruzwa byanjye bigeramo gute turimo kugenda twegera abo bantu babifite cyane ubwabo batwegera kuko hariho abampamagara ibicuruzwa mu minsi mike turi bushyireho ni ukuvuga ko abo bantu bo baraza tukavugana tukumvikana kuri condition cyangwa ku mafaranga uburyo bw'imikoranire ni ukuvuga ko uburyo bw'imikoranire bwa produit kandi zikabasha kuboneka mu gihugu hose ku byo baba bafite stock ihagije icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri dukoranaho ni ukuvuga ko twumvikana ku mafaranga hari uburyo bwo kumvikana ku mafaranga hajya bavuga ati ok igiciro ntarengwa twe nka Star Times ibintu byabo bavuga ati ok igiciro ntarengwa ni iki ngiki twe tubahaye pourcentage y'ingiyi ya komisiyo yanyu mu gihe mutugurishirije na stock ngiyo mwayifite muzagira kuri pourcentage cyangwa akavuga ati ngiye kubahere ku iki giciro cy'ikiranguzo mwebwe ni mugende mugurishe ibyo byose ni uburyo tuvugana ubu bivuga ngo bashobora kubahamagara nimero muraza kuza kuyitanga babashakaho mu buryo bwo kugira ngo muvugane uburiya buryo bw'imikoranire ndashaka gutera intambwe rero njyewe ngiye kuri ahupa.net mvuganye n'umu agent cyangwa se nciye kuri ya konti y'umu agent kugira ngo ngure niba nguze televiziyo ndi Nyamasheke cyangwa ndi Nyaruguru
cyangwa ndi Rusizi, iyi televiziyo nguze ko ndishyura nkoresheje ikoranabuhanga, iyi televiziyo izangeraho ite? Iyo uri kure ni ukuvuga ko haba hariho igiciro cya delivery kugira ngo ikugereho. Yego. Igiciro kiriho cya shipment. Ibyo ariko intego ya mbere yo gushaka ba bantu babegereye. Yego. Ni ukuvuga ko twebwe tuzajya tugenda tubigeze kuri ba bantu, wa mu agent. Yego. Abigusangishe mu rugo. Ni ukuvuga ko uvuye i Kigali kugira ngo ugere Nyamasheke, kuzamuka imisozi n'iki mu mujyi uravuga uti na risque zibibamo, shaka no kubuguza igiteleviziyo ukageraho cyamenetse cyane. Oya, ikindi kintu ni ukuvuga ko nk'ani Kigali ushobora kugera mu rugo biroroshye. Murakubwira ati ntuye Nyamirambo, KN kangahe birango biri ku mihanda, inzu nimero kanaka, biho biroroshye. Ariko nugera mu ntara arakubwira akagari, akubwira umudugudu, akubwira isibo. Yego. Ariko aho hantu kuzoheza umuntu uvuye i Kigali ngo ajye gushaka uwo muntu biragoye. Ariko wa mu agent baturanye ni nawe uzamukangurira kugura za produit. Yego. Ikiganiro n'umuhuza business show nabahuje n'uwo mwari mukeneye cyangwa ni bya bindi. Nshuti zanjye bavandimwe banjye, nje nkurikije uburyo ndimo kumvamo iyi serivisi, ni uburyo bwo gufasha abacuruzi kwegera abakiriya no kubona abakiriya uburyo babagezaho ibicuruzwa byabo. Uburyo bundi bwa kabiri ni uburyo bwo gufasha abanyarwanda guhahira iruhande rwanyu. Si uburyo bubiri. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo gufasha abanyarwanda batari bake kubona akazi ko gucuruza, kuko wowe ntago wari ufite amafaranga yo gushinga botike hariya ngo ucuruze, ariko ukoranye na Ahupa uri umu agent warishyuye amafaranga ibihumbi 10 yawe, urabona ibicuruzwa byo gucuruza ibintu bigende neza. Twagiye icyizere kiri hagati ya Ahupa n'uriya mu agent, ku buryo ni mumwoherereza televiziyo za Star Times ngo adelifaringe atazazirya. Icyo cyizere ni ikihe kimeze gute? Ni ukuvuga ko adufasha kugera kuri wa muntu. Yego. Nawe akamukangurira kugura ibintu kuri Ahupa cyane. Ni ukuvuga ko twe dufite team ya delivery. Yego. Igenda umuntu ikintu kikamugeraho. Iyo kimaze kumujyaho yemeza ko ikintu akibonye, kandi akibonye muri good condition. None akanya natwe kuri office twita tuyibona, natwe wa mu agent twita tumuheza amafaranga. Niba hari ikibazo ufite wanyoherereza ubutumwa kuri 0788 79 21 87. Niba hari ubutumwa cyangwa se hari ikibazo ushaka kubaza kubyerekeranye n'ubu buryo bwo gukora ubucuruzi, rwose watubaza. Nahoze nkurikirana nza gusanga ubwo isi yose muri rusange yari ihuye n'icyorezo cya coronavirus, nibwo umugabo Jeff Bezos nibwo ubukungu bwe bwazamutse aza kugera kuri miliyari zitabarika zitagira ingano, kuko kuri uyu munsi mu gihe cy'isegonda imwe aba yinjije miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Kandi ibyo byazamutse mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ngira ngo afite Amazon uyu munsi barimo kugurisha mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyo ugiye kumva buno buryo wumva ko bujya gusa n'ubwo. Iyo murebye mubona abanyarwanda muri rusange barimo kugenda basobanukirwa ku byerekeranye no kugura kuri internet n'icyizere, ku buryo mubona ko iyi business itazahura n'ibibazo. Bino bintu ni bishyashya, abanyarwanda ntabwo babyumva cyane cyane kubijyanye na cashless, ibijyanye n'uburyo bwo kugura online. Cashless ubwo nuvuga ngo ni uburyo bwo kutazengurukana amafaranga mu ntoki, cyane kudakoresha amafaranga afatika. Yego. Ibyo mvuga ko ushobora kuyakoresha muri telefone cyangwa kuri internet cyangwa kuri konti ya banki ugakoresha ikarita mu kwishyura. Ibyo bintu byose ni bishyashya. Ni niyo mpamvu twavuze uti okay, dukurane twese dufashe n'abandi. Yego. Kuko iyo urebye usanga cya kibazo cya delivery cyangwa abantu gusobanurira, no kuvuga ko ba agent bacu tuzajyahiza kubahugura bamenye uburyo bwacu uburyo bukoramo n'uburyo bagomba gusobanurira abantu n'abantu kugira ngo babagire icyizere bw'ubu buryo, kurusha kujya kugura gusa ariko utazi isugiye kugurira kuri nde, ese uzamubona hehe, ese cyacyukiye n'ikigiye ikibazo uzayibona gute.
nicyo cyo tugiye gukemura. Yes, tujya gufata akaruhuko gato cyane kuko ngiye kumusezerera uyu mutumirwa. Ubwo ni uburyo bwo kugira ngo ndebe niba hari n'ubutumwa mwohereje kugira ngo ibibazo byanyu bitaza gusubirayo. Ariko muri rusange nimero mushobora kuba mwahamagaraho cyangwa se mwabazaho ibisobanuro birambuye ku byerekeranye n'iyi business muri rusange, waba ushaka gucuruza ibikorwa byawe cyangwa se gucuruza produit zawe, waba ushaka kuba umu agent ushaka kwiyandikisha kugira ngo utangire gukora iyi business hirya no hino mu gihugu aho waba uri hose, nimero mushobora kubazaho ni iyo 0788 67 64 0788 67 64 iyo niyo nimero niyo mushobora gukoresha. Ariko mukanya mu gusoza iki gice ndashaka kugira ngo bwana Ahmed Pacific aze kudusobanurira inzira mugiye kunyuramo neza noneho kugira ngo mwiyandikishe. Ushobora kuba ushaka kwiyandikisha kuri internet, uraca mu nzira. Ushobora kuba ufite uruganda cyangwa se ufite produit zawe waba uzihagarariye zikorerwa mu Rwanda cyangwa se zidakorerwa mu Rwanda ukaba uzihagarariye hano mu Rwanda, ushaka kugira ngo zicuruzwe kuri Ahupa. Inzira uri bucemo kugira ngo produit zawe zigere muri Ahupa store uraza kuza kuyisobanurwa mu kanya. Ndasaba bwana Trezor abanze anshiriremo ubutumwa gato cyane, ubutumwa bwa super fresh. Niba mushaka pome nziza, ushaka amaronji meza muri iki gihugu cy'u Rwanda, uri umucuruzi ariko ucuruza imbuto, byakugoraga kugira ngo uzibone, biroroshye cyane kuko imbuto barazigusangisha aho ukorera, zaba izo pome ndetse n'amaronji byiza cyane. Nahoze mbona abantu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo babaza bati natwe izo mbuto turazikeneye, turazishaka. Reka badushyiremo ubwo butumwa, nge ngaruke mu kanya gato cyane nsezerera umutumirwa ariko abasobanurira inzira muri bucemo kugira ngo mubashe gukorana na Ahupa. Trezor, shyiramo ubutumwa ngaruke mu kanya. Dusigasira ubuzima bwacu turya imbuto nka pome ndetse n'amacunga. Super fresh yabazaniye pome ndetse n'amacunga byiza cyane kandi bihendutse. Izi mbuto nziza murazisanga muri za supermarket, alimentation ndetse n'amabotike atandukanye acuruza ibyo kurya n'imbuto mu gihugu hose. Abakeneye kurangura pome n'amacunga ku giciro cyiza utasanga ahandi, mwahamagara super fresh kazibazaniraho umukorera mu gihugu hose kandi transport ni yabo. Ni kuri 0788 40 52 45 cyangwa 0783 89 75 11. Super fresh, imbuto z'umwimerere kandi ku giciro cyiza, n'umwihariko wacu. Yes, ikiganiro n'umuhuza business show, ndacyari biseruka Abdul Karim Tonto Didos. Aho muri hose nyamuneka mwirire twa Didos ibintu bigende neza, umwana wariye Didos ubuzima bugenda neza burya. Ariko nanone iki ni kiribwa cyo mu muryango, umugabo umugore uwari we wese yarya ka Didos ibintu bikagenda neza cyane. Ariko muri rusange mwebwe murabizi, abakurikira kino kiganiro abakunzi bacyo muzi ko kuri ubu ngubu hari ikinyobwa cyiza cyane dufite cyitwa Hypno Energy Drink. Iki ni kinyobwa ufata cyangwa sunywa kigafungura imbaraga zikurimo. Ubu nago nakora n'izi imbaraga mubona mu gihe cyose ntanyoye ikinyobwa cyiza nk'iki ngiki. Mbyukira mu kazi mu gitondo umunsi wose nkagakubita kugeza ya masaha ndi buze kujya kuruhukira, imbaraga zanjye zose mba nazifunguye ku buryo zose nzikoresha, mba nakoresheje ikinyobwa cyiza cyane cyitwa Hypno Energy Drink. Ntabwo ari igisindisha. Hari bamwe bavuga ngo none se ngo Abdul Karim yatangiye kwamamaza ibi ni halal ni haramu cyangwa iki kinyobwa kiri halal kiraziruye. Ubwo rero wowe wahuri nakubwira iki? Ubwo no mu minsi ya vuba muratangira kugezwaho iki kinyobwa binyuze kuri ahupa.net. Nawe wigurira ariko ubwo muri Ahupa store mubirimo n'iki kinyobwa cyitwa Hypno Energy Drink kirakugeraho rwose kandi ku mafaranga make cyane, dore ko aho gihenze mu Rwanda hose, aho gihenze kigura amafaranga igihumbi, ahani ni 800 900 ibintu nk'ibyo. Twagiye rero nababwiye ngo mwohereze ubutumwa kuri 0788 79 21 87. Waba ukoresha WhatsApp
cyangwa se SMS isanzwe watwohererezaho ubutumwa ubaza ikibazo, dore ko umutumirwa ngiye kumusezerera bityo nta kugema ideni agenda gusobanura ibi. bashobora no gukomeza kohereza ibibazo n'ejo tukazongera tukabisubiza, cyane ko hari na nimero turimo kuba hano mu kanya turongera tuzisubiremo. bashobora guhamagara, bashobora kohereza ubutumwa, bashobora gusobanuza mu nzira zose. ubikoranabuhanga ryoroheje ibintu cyane. nuko nguko bimeze. hanyuma hano hari umuntu wohereje ubutumwa bamwita Alex, akaba atuye Imwogo mu Bugesera. ati uwo muntu yibuka duhe nambaye ntagende ataduhaye nimero ye. nimero bayishyizeho hariya. Yes. ariko nawe babwira ni 0788 67 64 58. Yes. uyu nguyu ati mwiriwe neza ni Kotaniro, ati mutubarize ati si umuntu yishyuye ayo mafaranga ibihumbi 10 biba birangiye ntabwo buri kwezi agenda yishyura. ni ukuvuga ayo ngayo iyo umaze kwishyura ibyo bihumbi 10 ni ukuvuga ko amezi akurikiyeho n'ubundi uba wayakoreye ava mu yo wakoreye. ni ukuvuga niyo mpamvu nabisobanuye mbere ko amafaranga usabwa ni bya bihumbi 10 byo gutangira byo gufunguramo konti gusa. Yes. aravuze ati mwiriwe neza, ati mutubarize ngo twebwe turi Rwamagana hari umuntu twabarizaho i Rwamagana. arongera aravuga ati anatubwire uwo mu agent niba hari turebe niba koko azifite. urumva ko abantu baracyafite impungenge cyangwa se baracyafite ibibazo by'ukuntu bashobora gukora. turongera tubigaruke mu kanya. abadukurikiye batari ni Rwamagana gusa, mu gihugu hose, uri Rubavu azagura te, uri Gicumbi azagura te, uri Bugesera azagura te, i Rusizi ndetse n'ahandi turabigarukaho, ariko twahita tunamusubiza kugira ngo byorohe. Okay, ni ukuvuga ko kugeza uno munsi ikigeho twatangiye gukora ho biroroshye. iyo ugiye kuri rubuga ahupa.net cyangwa ahupa.net ushobora gusangaho produit, ushobora no gutangira kuzigura. ku bantu bari mu ntara nabo dushobora kujya mu gihe gitoya cyane kugira ngo tubone abagenti bo kudufasha, kuko abagenti akamaro kabo ni ukudufasha kugera kuri wa muntu waguze bya bintu. kutubwira ati uwo muntu atuye hano, abarizwa hano, niyo mpamvu ya mu agent cyangwa mu agent akavuga ati gura kuri runo rubuga. ubyo twe tuzatumenya uyu muntu yarangiwe n'uyu mwagent, umwagent nadufashe kugira ngo ibintu bimugereho. izi produit ziriho cyane ziriho zamaze kugeraho. izi zose ziriho. Cyane baby jelly, ushaka kugura amavuta yo gusiga abana rwose biroroshye. uriya ni umuti wo guhanagura ibirahure, ndabona hisabune ushobora gukoresha woza ibyombo n'ibindi bitandukanye. izi produit zose zamaze kugera kuri Ahupa kandi n'ibiciro biriho, ngira ngo murabibona. nuko nguko biba bimeze. Buy now, ushobora kugura nonaha uciye kuri ahupa.net ibintu bikagenda neza. nimero ya telefone wabazaho muri Ahupa ni 0788 67 64 hanyuma ahangaha hari ubundi butumwa ati nanjye maze iminsi 7 nguze TV, ariko bishobotse tubariza rwose mukareba niba bazajya baduha ideni. ubwo nabyo ibyo mugomba kubireba kubera ko hari uburyo ubu ngubu bugezweho bwo kugura ku buryo nshobora kugura iyi telefone nkagenda nishyura mu byiciro. ibyo byose bigomba kurebwaho. byose bizashoboka bitewe n'abaduha produit n'abacuruzi icyo bifuza. hano hari umuntu uvuga ati njyewe nitwa Janvier ndi hano i Butare, ati twabigenza gute kugira ngo tube aba agent? abantu barakurikiye benshi. biroroshye, ujya kuri ya rubuga ahupa.net, urabona ahantu handitse vendor subscription, uhita uhakanda, urabona ibyo bigusaba. iyo umaze kubyuzuza ukishyura ibihumbi 10 turabibona mu masaha 28 tukohereza certificate, tukakohereza na code. nanone hirya hano hahera kuri vendor agent, urabona hano handitse vendor near you. Yego, naho uhita ubwo ni vendor iruhande rwawe cyangwa se hafi yawe. hafi yawe, ubwo ngo uzajya usangamo ahantu umwagent uri hafi yawe. ni ukuvuga ko icyo gihe nawe uhitujyamo konti ku buryo wa muntu ukwegeye iyo agiye kuhareba ahita kubona ya kode yawe igufasha kuba yagura ibintu bivuye kuri wowe. ubwo uragira ngo ibintu si ibyo. ikiganiro ni umuhuza business show, ndi gusatira mu minota ya nyuma y'ikiganiro. nimero za telefone zo muri Ahupa nongere nzibibutse ni 0788 67 64 58. ni uburyo bw'ubucuruzi bugezweho kuri ubu bwifashishijwe ikoranabuhanga, aho ibigo byose bifite ibicuruzwa bitandukanye binyura muri Ahupa bagashyiraho produit zabo
zigacururizwa kuri interineti hifashishijwe aba agenti hirya no hino mu ntara, ariko aba ba agenti ni aba Ahupa, ntabwo ari abiriya sosiyete ikigo cy'ubucuruzi cyangwa se uruganda. Nge nkabona ari uburyo bukomeye cyane bwo gufasha abacuruzi mu Rwanda kumenyekanisha no kwegereza muri rusange abanyarwanda ibicuruzwa by'abana bacuruzi. Ariko ntekereza ko hariho n'uburyo bwo kumenyekanisha muri rusange produit ziriho, ku buryo n'umuntu waba wicaye mu rugo atari yamenye uwo mu agent azajya amenya ngo nyamara ndamutse ngiye kuri Ahupa nabonaho produit zimeze cyane. Ibyo ngibyo birashoboka. Nanone iyo ugiye kuri Ahupa store, kuri social media zacu, kuri Facebook, Instagram, social media zanyu ni Ahupa store. Ahupa store, yeah. Yanzo Ahupa store. No kuvuga ko ugiye kuri store, Ahupa store uba winjiye muri stock yanyu ku buryo umenya ibirimo cyane. Yego. Ugiye no kuri social media zacu genda uzabisangamo. Ubucuruzi byose, haba kuri Twitter, haba kuri Facebook, haba kuri Instagram, haba kuri YouTube, bya bintu ducuruza nabyo dufiteho uzabisangaho. Banyarwanda, by'umwihariko mwe mwese mushaka kwiteza imbere, dore inzira yo kugira ngo mukore ubucuruzi. Mukanya nari ndimo kubabwira ijambo rikomeye wa muherwe muri Nigeria yavuze, ariko Dangote yaravuze ngo uramenye niba ukunda umuryango wawe nawe wikunda n'igihugu cyawe muri rusange, uba ku bwami bwawe kurusha uko uba ku bw'abandi. Bishaka kuvuga ngo gerageza ushake icyo wowe wakora mbere yo kujya gukorera abandi. Nicyo kintu agent rero, niba uri umu agent urimo urakora business yawe, amafaranga ukorera na yawe. Nuvuga ngo niba uri umu agent aho urimo gucuruza produits za Star Times, ufite iduka urimo uracuruza, iyo ni business yawe uzaraga n'abana bawe. Nahoze mbabwira ngo ngiye kuba ndi kuri BTN, ntabwo nindamuka mpfuye abana n'umugore bazaza kuzungura umwanya narindimo kuri BTN, ariko business naba mfite ngewe nkora niyo bazazungura cyane. So twubaka ubwami bwacu rero, icyo gihe nayo mafaranga yawe ari kuri konte famille yawe irayabona cyane. So ubutumwa rero bwa nyuma dusoza n'iki kiganiro, kugira ngo ngewe nze kuza muri ka gace kanjye kagakeregeshwa. Ubutumwa twababwira nuko ubu nibwo buryo, nicyo gihe abantu bashobora gutangira kwa business. Ico gishana bavuga ngo twabuze igishoro, ngo twabuze abaterankunga, twabuze nibwo babwiye ati ibyo ntibishoboka. None nta twabuze, nta mpamvu yo kwitwaza. Icyo nicyo gihe kuba watangira kwa business. Tuvuga urugero, ufite televiziyo stock, nuvuga ko ibintu biriya byose ubu bifite, ubushobora kubigurisha kugeza igihe tubwiye ati okay stock yashize, tubona indi cyangwa utageze indi boneke, ariko nuvuga ko ufite stock ukoresheje ibihumbi 10 byonyine. Ibihumbi 10 byonyine nta kigishoro. Nimero ya telefone mwayibonye, nimero ya telefone mwayibonye niyo 0788666458. Murakoze cyane rero, dore dusigaye tubigenza gutya mu buryo bwo kwirinda COVID-19.